nawe rero ushaka gukora ikosa ritoya wa musore we bikangiza future yawe, wa mukobwa ushaka gukora ikosa rito bikangiza future yawe. kandi cy'Imana yakuremeye ni ukujya guhesha iritorera agaciro, uhesha umuryango agaciro, uhesha inshuti zawe. waje hano kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. ubu ni ubuntu twagiriwe n'Imana kugira ngo tubeho. reka tusome iryo jambo rero aba ngo dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akahabura akavuga ati reka subire mu nzu yanjye navuyemo. yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. ko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. ibyaha nyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. niko bizaba kuri iki gihe kibi. Amen. hari ngoje kuvuga mpamvu shaka kutuvuga kuri iri jambo. dayimoni ava mu muntu ryari? dayimoni ava mu muntu yamaze kufatwa kwinjira mu mwuka w'Imana. umuntu amaze kwinjira mu mazi akabatizwa, umuntu amaze kwakira Imana nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, dayimoni ako kanya ahita agenda. Haleluya. uwo mwanya dayimoni ahita agenda. abana bacu b'abakobwa, abana bacu b'abahungu bageze muri kino gihugu bazara abaririmbyi, bazara abahanzi, bazara abavuga butumwa, abandi bazaberekwa. ariko bakimara kujyana uwo munsi aba unageze muri Amerika, utobora umukondera utobora, utobora izuru aritobora. ariko nagira nkubwiye ngo uko utobora umukondera utobora ubwonko bwawe, uko utobora izuru utobora ubwonko bwawe, uko wiyandarika kuri iyi si niko wandarika ubugingo bwawe. ntabwo Imana izabura abazajya mu ijuru, ariko wowe uzabura ubugingo kandi wabare no kuri iyi si. ngo dayimoni yamara kugenda akagera hirya gatoya, yabura haruhukira agasanga abandi baciye izamu ryabo neza, bakiriye Imana bagumana nayo, ngo akagaruka akaza gusura irya nzu yiwe, akaza kureba wa muririmbyi, akaza kureba wa mwarimu, akaza kureba umuvugabutumwa, akaza kureba wa pastor, akaza kureba wa mubyeyi. ngo yagera agasanga inzu ikubuwe iri mu busa. Imana ikwinde ko mu busa mu izina rya Yesu. Amen. dayimoni ngo yamara gusanga iri mu busa akagera akaza n'abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. ibyo hanyuma w'uwo muntu bikaba bikuruta ibya mbere. niba wari umusambanyi ufite dayimoni umwe, nyamara kuba 7 uzabigeza gute? niba wari umunywi w'inzoga ufite dayimoni umwe, nyamara kuba 7 uzamuzingana gute? niyo usanga turi gushingura abana, abantu turi gushingura muri kino gihugu ni under 21 to 18 nibo turi gushingura. sinabona umuntu twashingwa umusaza ku magurupe tubamo ni imyaka 18 kugeza kuri 20-25 nibo turi gushingura gusa. why? accident kubera ibiyobyabwenge, gufungwa bya hato na hato n'ibindi bitandukanye. kubera iki? bimuye Imana, bamaze kwimura Imana, dayimoni araza baturamo. dayimoni amaze guturamo nta gusoma muri korali, dayimoni amaze guturamo nta gusoma amasengesho, dayimoni amaze guturamo hari ibintu byinshi binuka muri wowe. Amen. nubona uri umukristo ukabona utamarwa inyota n'amazi, icyayi kitakumara inyota, igikoma kitakumara inyota, amata atakumara inyota, ukumva ugomba kumarwa inyota wone ikintu gishaririye, kera dayimoni yakwinjiyemo. cya kintu gishaririye kizagukumbuza ibibi kuruta ibyo wakoraga kera. soza rero ndajya nkubwire mwene data, ngo dayimoni wagenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, ngo bakaza bakinjira muri uwo muntu. ibyo hanyuma y'uwo muntu, ibyo hanyuma y'uwo muntu bikaba bibi kurusha ibya mbere. ngo niko bizaba kubiki gihe kiruhije. Amen. Haleluya. ababyeyi barana benshi bafite ibibazo, abo bose ureba ni urubyiruko, ariko siko wagombye ko abagombye kubana mu nzu y'Imana ni benshi. abenshi ni abafunzwe, abari mu biyobyabwenge, abari ahandi hatandukanye. ariko mureke tubasengera ko natwe twisengera. wowe uri mu nzu y'Imana rero ndagusaba ikintu kimwe, ntugerageze gutuma Satani agaruka mu bugingo bwawe, ntugerageze gutuma impano y'Imana ikuvamo. abo twazanye imodoka nkunda kugira urwenya. Haleluya. wenda kasano kantu gatsira agasobanuro gato. niga urwenya brag nazize mu gihe kitarenze iminota ntabwo byampaye iminota urenze umwe kwiga brag. nageze ahantu nsabwa ko ikintu cyose ngomba kuvuga yes,
bankubita nkavuga Yesu, bankuri ibyo koze byose nkavuga Yesu. None bambaza ijambo bikasa kuvuga ijambo ryiza ribashimisha kugira ngo ntakomeza kubabazwa. Nkoresheje ka burage nari cyane afite imyaka 13 14 nuba birakunze kuva umunsi bukomereza gutse. Ariko impamvu burage ni nziza ariko ni nabi. Mureke tugerageze ibintu byose dukora dushira Imana imbere, ibindi byose bijyinyuma. Ibikubuza Imana, ibikubuza ubugingo, ibikubuza agakiza, ibikubuza icyoro cy'Imana. Haleluya. Bijyinyuma. Habarongo wa Papa Diodoni wariko kwereka bakiva kumukura bakira abana batoya, ntago warafite future. Ariko umunsi bari muri Amerika batwara imodoka, ariko umubwiye ngo tujye gusenga. Cyangwa ati biragira ngo byarekera. Haleluya. Ariko nshuti yanjye babwire, nkunda kubwira abana bana, uyu n'umuhungu wanjye n'abana n'umukobwa wanjye, ni bakuru bariga bafite akazi, ariko nkunda kubabwira ngo ikintu kidutandukanya nabo nuko udakora ibyo Imana ishaka. Kuko umwana udakora ibyo Imana ishaka agukoza isoni. Buriya bitera agahinda kubona ugeze ahantu bavangura mwana n'uwande mwana wa mwari mwinose. Haleluya. Icyo batangira kuvuga ngo se baravuga iki na wa mwana wewe. Bana bacu rero, babyeyi bacu, bakobwa bacu, murinde izamu ryanyu, urinde izamu ryawe. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni agaciro. Kugendana na Yesu ni icyubahiro. Maze imyaka ijya kuri 15 hano muri Amerika, ariko uko naje murabona ko ubona narabyibushye, ariko nta kintu nahindutseho na kimwe. Kandi naje nkiri mutoya nkuko bamwe muri mwebwe mwaje mungana. Naje mfite imyaka 27 n'umunani. Yari kiri imyaka yo gushikirwa. Ariko nanjye kuri parike gusenga njye nyine nta wundi muntu turi kumwe. Kugeza n'uyu munsi maze kujya imyaka y'40 kiri mu nzu y'Imana. Soza rero, reba neza izamu ryawe, ntutume Satani kwinjirana akakubuza ikamba ry'ubugingo Imana yaguteguye. Nabavuga mu rusengero, harimo cyo nabavuga ngo naravuze kuri Samusoni gatoya. Ndavuga ngo Samusoni yakoze ikosa rito gusa, ikosa rimwe gusa. Buriya Samusoni usanga amakosa yakoze ntabwo ari menshi. Ikosa yakoze ni rimwe gusa, ni ugutera intambwe isubira inyuma akajya kureba Dera mu Filisitini. Iryo ni ryo kosa ryarangije ubugingo bwiwe. Nawe rero ushaka gukora ikosa ritoya wa musore we, bikangiza future yawe. Wa mukobwa ushaka gukora ikosa rito bikangiza future yawe. Kandi cy'Imana yakuremeye ni ukujya guhesha iritorera agaciro, uhesha umuryango agaciro, uhesha inshuti zawe, uhesha abavandimwe bawe. Kandi sinzinde gato nsoze, murabona abavandimwe twasize mu nkambi z'iwacu, abo twasize mu nkambi z'iwacu, abana bari kwicwa n'inzara bakabashingura. Haleluya. Umuntu akabona umwana apfuye yishwe n'inzara, ariko wowe uri kurya ukaryama ugasinzira ugahimba Imana ibyo uri gukora. Niba ibyo uri gukora bidahesheje Imana icyubahiro, hindukira. Haleluya. Hindukira, funga inzira zose Satani yakwinjiriramo, uheshe Imana icyubahiro. Navuze mu rusengero, navuga ngo ushaka umukobwa mu nzu ya so ukamubura, ukamushakira mu rusengero usengeramo ukamubura, igisigaza agiye kuzana ikigeragezo. Haleluya. Buri kintu cyo gukura mu nzu y'Imana kugira ngo uzayigarukemo, ndakurahiye. Ndashoshe. Imana uhereze umugisha. Amina. Amen.